uyu munsi tugarutse mu bimwe mu birego Eric wagaragaje paseri yavuze usa nkaho uza kwerekana ko yakosheje. Mbere kiravuga ngo Ellen G. White yari demonic, yani magambo ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri, ngo niko paseri yavuze. Icya kabiri nuko paseri yavuze ngo Ellen G. White abarizwa cyangwa se ari muri kategori y'abahanuzi b'ibinyoma. Ubwo ikintu cyo turakimenya gituma uyu mugore yari umuhanuzi w'ibinyoma. Ya gatatu, paseri yagaragaje ko ngo Ellen G. White yavuze ko Yesu azaza mu 1845, bitabaye yisobanuye ko marayika wamubwiye yavuze mu rurimi rw'urunyakanani. Ubwo na hano turabimenya niba marayika yaraje akamubwira ibitari byo, cyangwa se yaramubwira ururimi rutuma tumva akajya kuvuga nawe ibyo atumvise neza. Icya kane, paseri yavuze kuri Ellen G. White ngo nuko yasoje abagaragaza ko ibitabo bya Ellen G. White bikwiriye gukurwa. Ndagaruka ku ngingo enye z'ingenzi cyane zibanze zigomba kuranga umuhanuzi w'Imana w'ukuri. Ntabwo dushobora kwemera amayerekwa y'abitwa abahanuzi, tukavuga Ellen White, tukavuga Joseph Smith, tukavuga utoga Charles Taze Russell, ndetse tukanavuga n'intumwa y'abayisilamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twavuze yuko abo ngabo ibyo bahawe ntabwo tubyemera nk'ubuhanuzi, tubyemera nk'amayerekwa. Kuki tutabemera? Yaba Muhammad Ignatius Loyola twamushyiramo, bone watumye amayerekwa ya Bikira Mariya agaragara. Joseph Smith w'abamorimori wahanuye yuko Yesu yagiye no muri Amerika. Ellen White wakoze ishyano akemeza abantu iby'amategeko, akagaragaza yuko ari itegeko rindi ngo rya kane kandi ikaba ryo risumba yandi, kandi ibyo Yesu atarabivuze. Bakareka gukurikiza abagiye bahabwa amayerekwa nk'abo navugaga, ahubwo bakahayoborwa n'umwuka wa Kristo ni uzaba mwinshi by'ukuri. Ntabwo njya mu by'amategeko cyangwa ibindi, cyakora nemeye ko ashobora kuba yera imbuto akiranuka, ariko sensi yavugiraho y'amategeko ashobora kuba bijyana n'amategeko yaharatuwe ku mabuye byo Ellen White yigishije. Mubaze kuko muri kumwe bari yavuga. Mwese ari ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya dukwiriye twese kuyisubiramo tukayiga, tutayigishwe n'amadini, none tukanigiriza kugira ngo tubyige. Iyo turebye itegeko rya kane ryaje rite, ntabwo abantu bazaciruse isabato ko batayiruhutse, kuko ntabwo ijyanye na kamere muntu muri ya mategeko ajyanye n'ibitekerezo by'umuntu bimurega cyangwa bikamuregura. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Murakoze, ndabashimiye TV team abakora umurimo wo kuhuza abantu kugira ngo bagire ibyo basangira, cyane cyane ku bijyanye n'iby'ubugingo bw'abantu, kuko ni nacyo cy'ingenzi. Bibiliya isobanura neza ko umubiri ntacyo umaze, igifite kivuze ni umwuka. Iby'umwuka rero bikwiriye guhabwa agaciro ko ari byo by'ukuri, ariko Satani iby'ukuri abikubita hasi agashyira imbere y'ibinyoma. Umubiri akaba urashaka gushimisha kandi utazabaho, azi neza yuko n'umubiri uzasubira mu gitaka aho waturutse. Ndabashimiye cyane rero, hamwe n'umwanya wo gusuhuza abo dusangiye ubwoko n'ururimi, abanyarwanda bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afurika yose nk'umugabane, abatuye ku yindi migabane igize umubumbe wacu, abari hakurya mu birwa binyuranye bikikijwe n'amazi magari. Sibo bonyine ariko nibutse n'abavandimwe dusangiye ururimi n'inkomoko, bavuga indimi zifitanye amasano y'Ikinyarwanda nk'Abarundi n'abandi bose bashobora kuba bumva Ikirundi, Abanyamurenge n'abumva Ikinyamurenge bo muri Fizi bose, Abarwandafone bo mu majyaruguru y'Ikivu, Kivu y'amajyaruguru, hano Abarwandafone bo muri Uganda, bagizwe n'amoko atatu y'ingenzi aribo Bahororo n'Abafumbira n'Abavandimwe. Hanyuma rero tukareba n'abo muri Tanzania hakurya y'Akagera, abo twishyikiraho cyane tubona duhuje n'abaha n'abahangaza. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ndibwira yuko ari ibyo, ndabakunda, ndifuza yuko ku munsi umwe tugiye mu bwami bw'Imana ntazabona abaturuka muri ayo moko benshi bahinduwe n'ubutumwa twasangiye nabo buturuka ku Mana. Murakoze. Murakoze, nanjye nishimiye kongera kuboneka ahantu. Nshimira Imana cyane ko iduhaye uyu mwanya ngo twongere kurambura ibyanditswe byera, dusobanukirwe ukuri kwayo. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nshimiye kongera guhura na Pasiteri Musisi Jarick, Imana iguha umugisha cyane. Kandi nishimiye nanone ko twongeye guhura na bene data bakurikira ibiganiro byacu, bamwe bagira n'umuhati bakagira umwete wo kutuganiriza kuri adresse tuba twatanze, bakatubwira bati mubigenze gutya, ntabwo muri kubivuga neza, hakagira abaducyaha. Abo bose ndabashimiye, Uwiteka abaha umugisha. Niringiye rero ko turi buze kugira ikiganiro cyiza kutuvana mu rungabangabo,
twifashishije ijambo ry'Imana. Uwiteka abahire cyane. Eric, wadusengera kugira ngo Imana iyobore iki kiganiro? Dusenge. Data wa twese uhoraho, umwami wacu, nanone turagushimiye cyane yuko duhaye uyu mwanya ngo twongere kurambura ibyanditswe byera dusobanukirwe n'ukuri kwawe. Tugiye kuganira insanganyamatsiko ikomeye yerekeye abahanuzi b'ukuri n'abahanuzi b'ibinyoma, kandi ni Yesu wabisize atubwiye ngo twirinde ko abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu isi. None tuje kubaza ijambo ryawe ngo tumenye umuhanuzi w'ukuri uwo ari we, kugira ngo tutayobywa n'uburiganya bwa Satani. Ubane natwe, utwigishirize mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi tugarutse mu bimwe mu birego Eric wagaragaje paseri yavuze, usa nkaho uza kwerekana ko yakosheje. Ni byinshi yavuze, ariko uyu munsi turagaruka kuri bimwe yavuze kuri Ellen G. White. Turavuga kuri bine nubwo yavuze byinshi, ariko icya mbere kiravuga ngo Ellen G. White yari demonic. Yani magambo ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri, ngo niko paseri yavuze. Icya kabiri nuko paseri yavuze ngo Ellen G. White abarizwa cyangwa se ari muri kategori y'abahanuzi b'ibinyoma. Ubwo ikintu cyo turakimenya igituma uyu mugore yari umuhanuzi w'ibinyoma. Cya gatatu, paseri yavuze ko yagaragaje ko ngo Ellen G. White yavuze ko Yesu azaza mu 1845, bitabaye yisobanuye ko marayika wamubwiye yavuze mu rurimi rw'urunyakanani. Ubwo na hano turabimenya niba marayika yaraje akamubwira ibitari byo, cyangwa se yaramubwiye ururimi rutuma tumva akajya kuvuga nawe ibyo atumvise neza. Icya kane, pastor yavuze kuri Ellen G. White ngo nuko yasoje abagaragaza ko ibitabo bya Ellen G. White bikwiriye gukurwa muri system y'iyobokamana. Kubera iki? Kubera biriya bintu tubonye. Icya mbere, ntabwo yari afite ijambo ry'ukuri. Icya kabiri, akaba barizwa muri kategori y'abahanuzi b'ibinyoma. Icya gatatu, nuko yabeshye ko Yesu azaza muri uriya mwaka, ntiyaza. Kubw'iyo mpamvu ibitabo byose yanditse rero ngo bigomba gukurwa mu iyobokamana, ntabwo bikwiye kwifashishwa nk'uko tubibona cyane nk'idini ry'Abadiventiste bakunda kubyirefiramo cyane iyo bavuga ubutumwa bwiza. Reka rero twakire Eric. Eric, ugiye kutwereka bimwe mu bigaragaza abahanuzi b'ukuri, ndetse turaza no kureba n'ibiranga abahanuzi b'ibinyoma. Ariko ugiye kutwereka niki kiranga umuhanuzi w'ukuri, na pastor aza kutwereka ikiranga umuhanuzi w'ukuri. Nyuma yaho turaza kwifata tubihuze na Ellen G. White, turebe niba yari abifite koko. Niba atarabifite, ubwo araba ari umuhanuzi w'ibinyoma. Niba yari abifite, ubwo araba ari umuhanuzi w'ukuri. Tuguhaye ikaze. Murakoze Jari, uhereye ku kibazo cyiza cyane kiri buze kuduha intangiriro ikwiriye. Ibirego byo byagiye byiyongera mu gihe tumaranye kuri no platform, kuko pastor ibindi bintu yagiye avuga. Uhere nko ku mutwe wahaye ikiganiro cy'ubushize ugaragaza uti karabaye Abadiventiste burya bayobowe n'abadayimoni. Inshuti z'Imana, ntabwo ibi bintu biba byoroshye, kuko ni urugamba rukomeye, ni intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi. Niyo mpamvu dukwiye kubaza Yesu ngo atwereke umucyo wari we, kuko Yesu niwe mucyo w'isi ubasha kumurika acuza umwijima akabasha gutamuruka, tukamenya ukuri n'ikinyoma icyo ari cyo. Rero reka nusubize ikibazo mbajije, ubaza uti mbese umuhanuzi w'ukuri arangwa n'iki? Ndifashisha ijambo ry'Imana ritanga ubusobanuro. Ndagaruka ku ngingo enye z'ingenzi cyane zibanze zigomba kuranga umuhanuzi w'Imana w'ukuri. Bantu mudukurikiye, ndabiginga cyane kugira ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Nkunda kubisubiramo kenshi, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira kuruta kumva ibitekerezo bivuzwe neza bya Eric cyangwa undi muntu wabasha kubisobanura. Reka biri ubwayo bariyo itubwira umuhanuzi w'ukuri uwo ari we. Ibimenyetso bine biranga umuhanuzi w'ukuri. Umuhanuzi, icya mbere meraho, ni kiboneka muri Yesaya igice cya 8:20. Iki kintu kiri buze kumvikana ahari mu buryo butumvikana bitewe n'ikiganiro cyabanje, kuko pastor we yagaragaje ko mu bigaragaza ko Ellen G. White ari umuhanuzi w'ibinyoma ari uko akomeza amategeko y'Imana. Ariko ngenje kwerekana yuko ubwo umuhanuzi w'ukuri, ikimenyetso cya mbere kimuranga ni uko akomeza amategeko y'Imana kandi akikomeza ku bihamya by'abandi bahanuzi dusanga muri Bibiliya. N'amagambo ndi busome muri Yesaya mu gice cya 8:20. Haravuga ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Mu yandi magambo, nta mucyo bafite, ibyabo n'umwijima. Subiremo iri somo: nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya,
niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke nta mucyo dukwiriye kubashakaho. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Amategeko y'Imana turasobanukiwe ari mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa 3 kugeza wa 17. Kandi intumwa za Yesu mu isezerano rishya zakomeje kongera guhamya ibyo. Nsomye muri Yakobo igice cya 2 murongo wa 10 aravuga ati umuntu witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Uzasoma icyo gice cya 2 kizatusobanurira isano iri hagati yo kwizera no kumvira. Ntabwo kwizera Yesu Kristo bivanaho amategeko, ahubwo kwizera ni ikintu kigari cyane, muri cyo harimo no kumvira. Ahari tubona umwanya ndaza kubisobanura mu buryo buruseho, uretse ko twakomeje no kubivugaho mu gihe cyashize. Icya kabiri, umuhanuzi nyakuri w'Imana koko ibyo yahanuye byose bigomba gusohora. Iri ni ihame ridashidikanwaho. Dusoma amagambo mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 21 na 22. Dusoma ngo kandi ni ubaza uti tuzamenya duti ijambo Uwiteka atavuze. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo yavuze ntikibi ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye kubera yuko kitasohoye. Nuko Yeremiya nanone abivuga mu gice cya 28 umurongo wa 9 ati none umuhanuzi uhanura iby'amahoro ijambo rye nirusohora niho azamenyekana ko yatumwe n'Uwiteka. Gusohora k'ubuhanuzi bwahanuwe ni ikimenyetso simusiga ndashidikanywa kitubwira yuko umuhanuzi ari umuhanuzi w'Uwiteka. Icya gatatu, umuhanuzi nyakuri yemera kandi akigisha kwigira umuntu kwa Kristo. Azigisha Yesu nk'Imana yaje mu isi igafata kamero k'umuntu kugira ngo iducungure. Incarnation de Jésus, kwigira umuntu kwa Yesu. Ibyo tubibwirwa na Yohana ukundwa mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza wa 3. Hatubwira ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iyo ni alerte Yohana tubwira ko abahanuzi b'ibinyoma badutse bakatubwira ntimwizere. Maze rero atubwira icyo tuzareberaho umurongo wa 2, icyaba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntabwo wavuye ku Mana, ahubwo n'umwuka wa Antikristo uwo mwumvise kuzaza kandi none umaze kugera mu isi. Birumvikana umuntu utemera Yesu Kristo nk'Imana yigize umuntu kugira ngo iducungure, ntabwo uwo ngo ari umuhanuzi w'ukuri ibyo yahanura uko byabimeze kose. Ijambo ry'Imana Paulo yakomeje kugaruka kuri uko kwigira umuntu kwa Yesu mu buryo bw'umwihariko. Nkunda isomo riboneka mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 ritubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, umutima wo kwicisha bugufi. Maze umurongo wa 6 aravuga ati uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Uwo Yesu rero waje akigira umuntu. Umuhanuzi wese uza ntamuvuga uko nguko, uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Icya kane, umuhanuzi nyakuri azarangwa n'imirimo myiza, azera imbuto zikwiriye abihari. Kubera ko imibereho y'umuhanuzi, imirimo akora, uko agenda, uko avuga, uko yambara, ibyo bintu byose bihamanya n'imibereho ikwiriye abavugiramana. Iyo umurebye ubona ari umuntu w'Imana koko, azera imbuto zikwiriye abihari. Iri ni ihame tubwirwa n'umwami wacu Yesu Kristo mu kibwirizwa cye yabwirije, dusanga muri Matayo uhereye mu gice cya 5 kugeza igice cya 7. Matayo ageze ku gice cya 7 umurongo wa 15 na 16 yanditse amagambo yo kuzirikana ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasiga aryana. Twabibwirwa n'iki? Muzabamenyera ku mbuto zabo. Yesu abaza ikibazo, mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Bivuze ko abantu b'Imana bazaba baboneye mu mico kuko bazera imbuto zikwiriye abubaha Imana. Ibi bimenyetso bine rero ni kamara, ni ibimenyetso bikwiriye kuba byujujwe n'umuhanuzi w'ukuri. Iyo habuzemo kimwe, uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma.
ijambo ry'Imana muri Yeremiya 23:21 rimuciraho iteka ngo abo bahanuzi sijye babatumye ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye, igihe habuzemo kimwe muri bimenyetso. Unkundire mbere yuko ntanga mikoro mvuge nanone kuri bimwe bijya biba impaka kubyerekeye abahanuzi. Ndavuga nka 5 cyangwa 6. Icyambere, umuhanuzi nyakuri ntabwo azigera atanga ubusobanuro bwe bwite mu nyurabwenge ye. Ibyo ni ugutangaza iby'Imana yamuhishuriye gusa. Ibyahumetswe nibyo bizasobanura ibindi byahumetswe. Iyi principle ni principle y'abagorozi, sola scriptura, ibyanditswe byera gusa. Igihe hari isomo tutumvise muri Yeremiya, ahari muri Yesaya haraza kuri dusobanurira nuko ibyanditswe byera biteye. Dusoma amagambo ari mu rwa 2 rwa Petero igice cya 20 hatubwira ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ribisobanura. Icya kabiri nshaka kugarukaho kubijyanye n'ubuhanuzi byo kuzirikana. Umuhanuzi nyakuranura mu izina ry'Uwiteka akorera byose kugira ngo yerereze icyubahiro cy'Imana, ntabwo azigera ahirimbanira icyubahiro cye bwite nkuko tubibona uyu munsi. Abahanuzi ubona ari abantu b'ibitabashwa batwazwa Bibiliya bagiye ku ruhimbi, reka. Oya, ntabwo ari icyubahiro cyabo bwite, kuko umurongo wa 21 wa cya gice twasomaga cya Petero, kwa 2 rwa Petero igice cya 1 hatubwira ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Iyo ni business y'Imana. Nicyo gituma mu bayobozi batorwa n'itorero ntabwo batora umuhanuzi, kuko umuhanuzi n'Uwiteka umutoranya wubwe mu gihe ashaka. Icya gatatu nshaka kuvuga nuko umuhanuzi nyakuri atwaye ubutumwa bugendereye kungura, guhugura ndetse no guhumuriza itorero ry'Imana. Ntabwo ari utangaza gusa amajyambere y'iby'isi igiye gushana no kwifuza kwayo, nkuko ijambo ry'Imana dusanga mu Rwanda rwa Yohana igice cya 2:15 hatubwira kugeza 17. Ariko abahanuzi b'uyu munsi tubona berekeje amaso y'abantu ku by'isi. Barababwira visa, barababwira kubona amaburse, barababwira kubona abagabo, barababwira kubaka amazu y'ibitabashwa, kutumiza ibintu mu mahanga. Abantu bajyanwe mu isi rwose ku buryo batiteguye gutumbira amaso yabo mu kirere ngo bari umwami wabo ugiye kugaruka, kubera ko abahanuzi babayoboye mu by'isi. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ko umurimo w'umuhanuzi ari uguhugura itorero no kurihumuriza no kuryungura. Ayo magambo tuyasoma mu Rwanda rw'Abakorinto igice cya 14 Prito murongo wa 3 n'uwa 4 hatubwira ngo ariko uhanura abwira abantu ibyo kubungura, ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza, mu gihe dutegereje ibyiringiro by'umugisha abyo kuzamuneka kwa Yesu Kristo akaducyura mu bwami bw'amahoro, ubwami butagengwa n'ubutware bw'umwijima. Umuhanuzi rero ujyana abantu mu butware bw'umwijima ngo niho bategereje amajyambere, bo ngo ari kudindiza ubwami bw'Imana cyane. Ikindi cya 4 nshaka kugarukaho, ubuhanuzi burenga imipaka y'ibitsina, n'abagore babasha kandi babashije kuba abahanuzi b'Imana. Hari ingero nyinshi z'abagore babaye abahanuzi mu byanditswe byera. Dufite umugore witwa Debora, dufite umugore witwa Miriam mushiki wa Mose, dufite umuhanuzikazi witwa Gahurida, dufite abakobwa ba Filipo mu mugabane w'isezerano rishya, uzasoma ibyakozwe mu gice cya 20 mu murongo wa 8 n'uwa 9. Abo bose ni abagore. Rero umugore n'umugabo babasha kuba abahanuzi b'Imana. Icya 5 kibanziriza icya nyuma nuko imyaka y'ubukuru nta mwanya ifite mu kumenya umuhanuzi nyakuri. Icyiciro cyose umuntu yaba arimo abasha kuba umuhanuzi. Ndasoma mu byakozwe mu gice cya 10 cya 2 murongo wa 17 n'uwa 18. Petero yabwirije yifashisha amagambo aboneka mu isezerano rya kera mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri ati, Imana iravuga iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Bivuze ngo baba abakobwa, baba abasore, baba abagabo, baba abagore, amajigija, baba n'abasaza n'abakambwe, bose bashobora kubonekamo abahanuzi b'Imana. Icyanyuma nshaka gutsindagira nuko gukora ibitangaza atari igihamya cy'uko umuhanuzi ari ukuri. Kimwe mu bintu biyoboye isi muri iki gihe ni ibitangaza.
hari abantu bajya gutira imbaraga za satani, ntabwo ntinya kubivuga, kugira ngo bikurireho abantu benshi bakora ibitangaza. Ariko ibitangaza rwose mpagaze ku maguru yanjye yombi nsoma amagambo ya Yesu Kristo ubwe yuko ibitangaza atari ikimenyetso cy'abantu b'Imana. Oya, ntabwo ari cyo kimenyetso. Abantu b'Imana babasha gukora ibitangaza, ariko ntabwo ari cyo kibaranga ko ari abantu b'Imana. Dusoma amagambo ya Yesu ubwe, ni ubutumwa bukomeye cyane bwo kwitonda. Yesu yavuze muri Matayo 24:24 no 25 ati, kuko abiyita Kristo ba antikristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ngo hazaduka abahanuzi b'ibinyoma kandi ngo bazaza bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya abantu. Kandi ntabwo bazayobya abantu baciriritse gusa, ahubwo n'intore, ba bantu batwaranira kugendera mu bwami bw'Imana. Rero ibitangaza ni kimwe mu bikoresho bikomeye cyane Satani ari gukoresha mu minsi y'imperuka. Niyo mpamvu atari cyo kimenyetso kitubwira ko uyu muntu ari umuntu w'Imana. Umurongo wa 25 uriho icyitonderwa. Yesu Kristo ari we ugitangaje, aravuga ati, dore mbibabwiye bitaraba, kugira ngo nibiba muzabimenye. Rero twebwe tubirimo, turabisobanukiye kuko biri kuba. Uwiteka duye kwita ku magambo Yesu Kristo yivugiye ubwe kugira ngo dusobanukirwe n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Nicyo naba mvuze ku muhanuzi w'ukuri, ubwo birajyana n'umuhanuzi w'ibinyoma, birumvikana. Uwiteka duhire. Ya Pastor, hanyuma nawe ubwo ugiye gukomeza utwereka umuhanuzi nyakuri, bimwe mu bimuranga. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ndavuga nkomatanya kandi ndashaka gusobanura ko nkuko umuvandimwe avuze, hari ibyo avuze numva ari byo, ariko bikeneye gusesengura. Hari n'aho avuze yuko ubuhanuzi nta mbibi bugira ku bitsina abagore n'abagabo, ariko ngiye nkurikije umwuka w'Imana nahawe, ibi bintu by'ubuhanuzi ntabwo mbifata nk'ubuhanuzi, kuko mu isezerano rya kera bitoga abahanuzi, ariko mu isezerano rishya tubonamwo intumwa, abigisha n'ababwiriza butumwa bwiza, ndetse n'abungeri. Ziriya minisiteri 5 zikora umurimo wakorwaga n'abahanuzi ba kera icyarimwe. Kuko Yesu niwe Bibiliya ivuga ngo basogokuruza Imana yavuganiye natwe mu kanwa kabo, mu kanwa k'abahanuzi. Ariko muri igihe cy'imperuka Imana iravugana natwe mu kanwa k'umwana wayo. Umwana wayo rero Yesu Kristo niwe waduhaye umwuka utanga impano ziri mu buhereza bugera kuri 5 buzwi. Ubwo buhereza rero burimo intumwa, abahanuzi, ababwiriza butumwa bwiza, abigisha n'abungeri, cyangwa se abungeri n'abigisha. Ariko umwungeri agomba gufatanya byombi. Nta mwungeri ushobora kuba atazi kwigisha. Umushumba wese agomba kuba azi kwigisha, kugira ngo abone uko agisha impaka abamuhakanya, kandi abone uko arwanya inyigisho z'ibinyoma. Ni muri urwo rwego rero afite n'ubutware bwo kuba yacecekesha abiyita abahanuzi cyangwa abiyita intumwa. Naro ubu ngubu barabicuritse. Umuntu araza ngo ni intumwa, bakumva ko niba yitwa aposo cyangwa apotire cyangwa intumwa y'Imana, ari hejuru ya byose, araza bagahinda umushyitsi. Abapasiteri bakikubita hasi bakamuramya. Kumbe wakwiriye kuza bakagenzurwa. Umushumba niwe ufite urufunguruzo rw'ibintu byose, kuko niwe wicaye ku ntebe y'ubutware aho abantu b'Imana bateranira. Kandi agomba kuba nawe yarahamagawe nk'uko Bibiliya bitwereka. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya 3, urwandiko rwa mbere, ibimuranga aba ari umwepiskopi, ari hejuru rero y'ababasi abitwa intumwa, bitwa ibiki. Erika yaravuze ku byerekeye bari abantu bavuga ngo barakora ibitangaza, ngo bari abahanuzi. Oya, izo ni impano 9 tubona umuntu wese ashobora kugira. Za mpano 9 buri muntu ashobora kugira imuranga. Ibyo nivuze ngo niba asengera abarwayi bagakira, ubwo abaye intumwa cyangwa abaye umuhanuzi. Oya, iyo ni impano yihariye. Ariko ministeri yo kuba intumwa irihariye. Icyitonderwa, abagore, noneho tugeze ku cy'abagore kugira ngo tutabyumva nabi, ko ari benshi muri iyi minsi basheze batanga inkoni y'ubushumba bakayiha abagore, ngo ni ba musenyeri, ngo ni ba bishop, ni baki.
n'abapasiteri, icyo ni ikinyoma gihanitse. Ba Hiruda, ba Debora babayeho turabemera, ariko ntabwo bicaye bafashe inkoni y'ubutambyi. Oya, bashobora Debora we yakoze ikintu gikomeye mu bacamanza dufite ba Isirayeli, yabaye umwe muri bo, ndibwira ko ari nawe mugore wenyine wabaye umucamanza, ariko ntabwo byamuhesheje kuba umutambyi. Aha rero ofisi turimo ya Yesu ni y'ubutambyi, ubutambyi mu buryo bwa Melkizedeki, ndetse natwe turi abatambyi b'ubwami dutamba ibitambo by'umwuka. Aha rero byumvikane neza, birasobanukirwe Isirayeli nk'ishyanga, nk'ubwoko, noneho n'itorero ry'Imana. Turigishwa ko atari byo yuko umugore ashobora kwigisha cyangwa ategeke abagabo, nta nubwo ashobora kuyobora itorero ry'Imana. Ibyo rero turaza kubona yuko ari nacyo kibazo dufitanye na Ellen White, ibyo tumurega cyangwa tumugayaho nicyo nacyo kirimo, ariko gusa ushaka kujya noneho ahubwo ngiye kwerekana dukurikije isezerano rya kera rishya, turebe umuhanuzi w'ibinyoma cyangwa mu isezerano rishya umwigisha w'ibinyoma, kuko bombi ni bamwe. Umwigisha, umuhanuzi yavugaga amagambo avuye ku Uwiteka, umwigisha w'iki gihe cyangwa intumwa y'iki gihe isobanura amagambo yavuye kuri Kristo, noneho akayaha icyerekezo cyangwa akayayigisha abantu kugira ngo abantu bibafashe mu buzima bwabo. Kabone naho yaba afite iyerekwa agize cyangwa ubuhanuzi bumujeho, ntabwo bugomba gupimwa ngo bugaragaze yuko buhabanye n'ibyanditswe. Ari naho twahereye tuvuga ko ntabwo dushobora kwemera amayerekwa y'abitwa abahanuzi, tukavuga Ellen White, tukavuga Joseph Smith, tukavuga utoga Charles Taze Russell, ndetse tukanavuga n'intumwa y'abayisilamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Twavuze yuko abo ngabo ibyo bahawe ntabwo tubyemera nk'ubuhanuzi, tubyemera nk'amayerekwa, kandi tugasanga tukabigenzuza ibyanditswe dufashijwe n'umwuka twahawe, bikatwemeza yuko abo bantu batari ku rwego rwo kwitwa abigishwa, abigisha nyakuri cyangwa abahanuzi bakwiriye kwemerwa. Dore impamvu rero tugiye kuzerekana. Branham ko wamusimbutse we ntago arimo muri abo. Ende Branham na Branham arimo. Branham arimo, nawe nari musimbutse, suko nari musimbutse ni benshi narivuze abo ngabo, uranivuze abo barimo na Ellen White. Hanyuma rero tubonye gutegeka kwa kabiri, twabona amagambo Mose umuntu w'Imana yabwiye abana ba Isirayeli 18, nikabariho dusoma umurongo waho wa 20. Twari twahabonye mu kanya, haravuga ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akarivuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Byumvikane ko hariho umuntu ushobora guhanura mu izina ry'Uwiteka kuko ariko agahanura ijambo atahawe n'Imana. Agashobora no kuba yavuga ijambo ariko akavuga ngo n'Imana yabivuze, ariko arikuye ku zindi mana. Bibiliya yavuze ngo umuhanuzi azapfa. Umurongo rero 21 ukavuga ngo kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze. Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo yavuze ntikibe ndetse ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Aha rero turabona yuko ubwo ni bumwe mu buryo dukoresha kugenzura abahanuzi. Hari ibyo Ellen White byinshi yavuze ntibyasohora, ndetse nabwo bikaba bitari byasohora kugeza n'ubu. Urutonde rwabyo twazarushaka tukarushyira ahagaragara, ariko ubu hari ibyo tugiye kuvuga by'ingenzi twumva bihagije kuba umuntu yabitekereza kandi akamenya yuko ari byo. Mbere ko tujya aho ngaho, tugiye kureba igice cya 13 mu gutegeka kwa kabiri. Ubundi buryo bw'abarosi n'abahanuzi noneho bakomeye bakeneye kugenzurwa mu buryo bwimbitse. Gutegekwa kwa kabiri igice cya 13 umurongo wa 2. Muri mwe haboneka umuhanuzi cyangwa umurosi, akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza
byumvikane yuko ahangaha ntabwo abahanuzi n'abarosi twabamagana, ariko tureba ibyo bavuze tukabigenzuza ijambo ry'Imana. Niba ku murongo wa 3 aravuze ati icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere. Ntuzemera amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa uwo murosi, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo Imana icyo ashaka mu muntu cy'ibanze ni ukuyubaha no kuyumvira, ukifatanya n'amategeko Imana yaguhaye. Nk'uko tubibona mu isezerano rya kera, imihango n'imigenzo yahawe ubwoko bwa Isirayeli iyongera ku mategeko 10 yaraharatuwe ku mabuye. Kubigenderamo kwabo kwari ugukiranuka, kandi byashyiriweho kugira ngo ibicumuro mu gihugu bigabanyuke kandi birwanywe. Niko Bibiliya itwigisha. Mu isezerano rishya tubona amategeko twahawe ari ukwizera n'urukundo. Ibyo bintu byombi ni amategeko y'umwuka, kandi ibyo nta muntu byigishwa ngo abyitondere, ahubwo ibyo ni kamere nshya umuntu ahabwa, ariyo twita kuvuka ubwa kabiri. Kuko iyo tuvuka bwa mbere tuvuka ku babyeyi dufite kamere cyangwa jini z'ababyeyi bacu. Niyo mpamvu iyo dusa nabo cyangwa iyo tugenda nkabo nta mugayo ubuhari, kuko tuba twarabyawe nabo. Kuvuka ubwa kabiri rero ni igihe duhabwa kamere nshya y'Imana. Ibyo bigakorwa kubwo kwihana no kubabarirwa ibyaha binyuze muri Yesu Kristo, akaduha ikintu gishya dusezeranyije, aricyo kimenyetso twahawe cyavuye ku Mana, aricyo Mwuka Wera. Mu yandi magambo ni Kristo wicara mu mutima w'umunyabyaha. Ibyo rero nibyo tuhirimbanira kugira ngo abari mu isi bamenye, ariko aho sinkwiriye kuhatinda cyane. Reka turebe ahandi no mu isezerano rishya hatwereka ko dushobora kubona ibimenyetso bivuzwe n'abahanuzi ndetse bikanasohora, ariko kandi Bibiliya ikatubwira ibimeze bityo kugira ngo abameze batyo tubitondera. Aribo Erika avuga mu kanya, bavuga ibimenyetso yewe n'ibitangaza, batwigisha ibintu byinshi kandi kuko barahari, ariko nzi yuko mu idini rya Erika bo ntibahari, bari mu idini ryanjye. Ariko ubwo yavuze abo nanjye abamvuze. Niyo mpamvu rero mashaka kugira ngo abameze batyo nanjye mbamagane, kuko ntabwo namagana idini ryindi iryanjye ibipfuye biri muri ryanjye ngo mbyihorere. Nzi yuko ibyo byaba atari ukuvuga ubutumwa bwiza. Abatesalonika urwa kabiri, igice cya kabiri cyarwo, umurongo wa 9. Ahangaha biravuga ishyano tugushije ryo kuza k'uwo mugome wahanuwe uzabanziriza Kristo. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza, ariko by'ibinyoma, kuko ndetse biherekejwe n'ubuhezi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Yes, ahangaha ni ukuvuga ngo abatemeye gukunda ukuri bose ngo bakizwe, bene ibi bizabazaho. Satani azahaguruka akora umurimo we, keretse Imana yonyine abayizeye bakamenya ukuri no bazamenya ibingibi bakabigenzura. Ubu rero tubonye abigishwa twebwe uburyo tugomba kwirinda. Icyambere tubonye ko mu isezerano rya kera hari abahanuzi bashobora guhanura ibintu bikaba, kandi bikaba ari uko bakubwiye ngo duhindukire izindi mana. Kuki se byabaga? Nuko ibyo bahanuraga byabaga kuko babaga bifashijwemo n'izindi mana. Bibiliya itwigisha ko Imana ubwayo Data atwereka yuko hari izindi mana. Mu isezerano rishya Paulo yavuze ku byerekeye izindi mana, aravuga ati ibyitwa Imana mu isi no mu ijuru ni byinshi, ariko kuri twe Uwiteka niwe Imana. Ibyitwa Imana rero ni byinshi. Aha rero arasobanuye
kandi atwereka ikintu gikomeye cy'uko ibimenyetso n'ibitangaza uko bizabaho. Aha, bariya bahanuzi kuko niko bitwa, natondaguye urutonde rwabo, kuki tutabemera? Yaba Muhamedi, yaba abangaba bari mu bukirisito, Ignatius Loyola twamushyiramo ko niba tumye amayerekwa ya Bikira Mariya agaragara, aba Joseph Smith aba Morimori wahanuye yuko Yesu yagiye no muri Amerika, aba Red Indians akavuga yuko nabo ari ubwoko bw'Abayisiraheli batatanye, Elena White wakoze ishyano akemeza abantu iby'amategeko, akagaragaza yuko ari itegeko rindi ngo rya kane kandi ikaba ryo risumba yandi, kandi ibyo Yesu atarabivuze, ari ryo tegeko kandi ry'icyumweru, kandi Bibiliya ishimangira yuko iryo tegeko ryahawe abana ba Isiraheli hakurikijwe icyo bari cyo mu bucakara bwa Egiputa. Twebwe tukigisha yuko itegeko dufite rya kane ntabwo tuvuga ngo ryavuyeho, ahubwo turisimbuza Kristo we buruhukiro bwacu, kuko twari abacakara b'icyaha dutwazwa igitugu na Satani adukurayo kugira ngo tube abana b'umucyo. Baravuga ngo wa wundi wabacunga akabavana mu mwijima w'icuraburindi akabashyira mu mucyo w'itangaza, uwo niwe twemeza kandi niwe twamamaza, niwe buruhukiro bwacu. Aha rero abasomyi ba Bibiliya bakwiriye gukanguka bakareka gukurikiza abagiye bahabwa amayerekwa nk'abo navugaga, ahubwo bakahayoborwa n'umwuka wa Kristo niwe uzabamwigisha iby'ukuri. Erika yavuze ku byerekeye ngo abantu bahindukire Bibiliya, kandi so wenyine abantu bose bajya babivuga. Ntabwo Bibiliya umuntu ayihindukira ku giti cye, bagomba kuvuga umushake umwuka w'Imana, ahubwo abigishe Bibiliya. Nicyo gihe nakwigisha kuvuga umuntu asome, nase basomye abatuyobeje bose si abasomye Bibiliya. Bibiliya ntabwo ari ikintu cyo gukinisha, bisaba yuko ufite umwuka wa Kristo. Kuko na kera abahanuzi mu isano rya kera bazaga bakava mu izina ry'Uwiteka, uwitwaga Hananiya mwene Azuri yarogoye Yeremiya cyane, nawe akavuga ati nanjye dore Uwiteka aravuze ngo, akaza avuga ati ibyo kujya Babironi mu myaka 2 gusa abagiye ari bohe bazagaruka. Kandi Yeremiya akababwira ati abari Babironi mubabwire bishakira abagore n'abagabo bibyarira abana buzukuru, kuko imyaka 70 itari yashira ntibazagaruka muri iki gihugu. Hananiya mwene Azuri watereka da, ibyo ni ibinyoma. Ibyo ngibyo wenda kaniye kubitinda, uwo n'umuhanuzi w'ibinyoma. Byaje kugaragara hanyuma yuko koko iby'Imana yavuze yuko umuhanuzi azapfa byasohoye, kuko twari turi mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya none umuntu ashobora kudapfa agakora ndetse akanazisazira, ariko akazajya muri Gehenomu. Ibyo rero niyo mpamvu tugomba ngo oya, reka dukemure ibibazo tubihindure. Kanebe icyo kugira ngo mvunagure amagambo ngiraho nashaka kuvuga. Bari abahanuzi mpamvu tabemera abita abahanuzi nkuko nari mbatondaguye. Paze tukiri aho ngaho turashaka kugira ngo urumva Eric yagaragaje ibintu bigeze kuri 4 ngo biranga umuhanuzi nyakuri. Umushavuga ngo icyambere ni ukomeza amategeko y'Imana, harya ngo akanikomeza ku bihamya by'abandi bahanuzi. Icya kabiri aravuga ngo ni ukubahanura ibintu bigasohora. Icya gatatu aravuga ngo ni umuntu uhamye ko Yesu Kristo yaje yambaye umubiri. Icya kane ati ni imbuto. Nuko bagomba kubabonaho imbuto z'umuka. Wowe ubwo abo bahanuzi, umuhanuzi wa nyawe ni iki tugaragarije kiranga ko ari umuhanuzi wa nyawe kuko Imana yamutumye? Nari nkivuga ibyo abahanuzi b'ibinyoma, kandi numva yuko birangije. Kuki imitindaho cyane nuko abahanuzi b'ibinyoma bayobeje abantu benshi. Nkubwiye abo ngabo nari nkubwiye ibyo bavuze, tujya tubigenzuza ibyanditswe. Nuko bagoreka ubutumwa bwiza. Umuhanuzi w'ukuri rero we ikimuranga nuko ahamye ibya Kristo kandi akagendera amagambo ya Kristo n'intumwa n'abahanuzi. Ko ntabwo ushobora gukora urutonde mwene data we yarukoze, ariko urwo rutonde sinarujyamo, kuko icy'ingenzi kuvuga ngo yera imbuto n'urugero. Nta nubwo umuhanuzi ari ugomba kwera imbuto, twese tuba tugomba kwera imbuto. Cyakora n'icyo ndebera umuntu hanura naho ibintu byaba bitaba, ariko tukareba ubugingo bwe budahamya Kristo, ntabwo twamukurikira. Ndavuga iyo twarabyawe n'Imana, cyo ndacyemera rwose. Ariko ashobora no kuba yiyoberanya akigisha n'ibyo gukiranuka. Bibiliya dore icyo twereka mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Korinto rwa 2.
igice cya 11 umurongo waho umurongo waho wa 14 aravuga ngo kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahura n'imirimo yabo. Rero umuntu ashobora kuza akagabura ibyo gukiranuka ndetse akanibombarika, cyane cyane bano bantu baba mu madini ntabwo dushobora kuhita tubabonaho ibyaha kubera n'ubuzima babamo. Umuntu aba muri convent cyangwa conventre ntahura n'ibibazo ngo umurebe, ntabwo mwitsiritana, ntabwo mubana, none se wamenye uti ngesoze mbi. Ibiraya by'imbuto byo ashobora kubiguhisha kubera umugambi yateguye. Aba wenyine, ubuzima bwe cyo buta private life ye ntabwo yizi. Uhura yaje ku cyumweru nk'uko agahagarara imbere yanyu yambaye ibintu by'icyubahiro, akavuga goreka amagambo neza kuko byarabishoboye, nanjye ubu najya imbere y'abantu nkavuga neza kandi ndishyano. Ariko umuntu ntabwo ushobora gutinda kumumenya iyo mwegeranye. Ibyo kwera imbuto rero ntabwo byatugora umuntu kumureba, ariko hari icyo dushobora kwihutira kureba: inyigisho ntutubarebera. Noneho abagoreka inyigisho za Kristo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye abangaba ab'Ikorinto rwa 2 haragira ati, umurongo igice cya 4 umurongo wa 5, ariko tuve ku wa 4 wenda byaba byiza. Aravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, ni ukuvuga ngo ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Pawulo ahangaha yavugaga ibyaba ngabo abahanuzi bagenda baza babeshya. Niyo mpamvu ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe ngo butwikiriwe, kuko buratwikirwa saga sibwo bubwirizwa, ahubwo haravugwa ikindi. Ku murongo wa 5 akavuga ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu. Uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Mumbabarire gatoya, umuhanuzi w'ukuri cyangwa umwigisha w'ukuri ko genda bihuza: intumwa, umuhanuzi, umwigisha, umwungeri, umubwiriza butumwa. Abo bose bakubiye mu muhanuzi wa kera w'isezerano rya kera. None abangaba tubagenzuza iki? Uburyo bagabura ibya Kristo. Ko iyo tuvuze ngo abano bantu bibirangiriye baje mu kinyejana cya 19 cyane cyane navuze, babwirizaga ijambo ry'Imana. Ese ubutumwa babwirizaga nibwo Pawulo yabwirije? Ubutumwa bwa Pawulo kuri bo bwari butwikiriwe. Kuko iyo buza kuba aribwo babwirije ntabwo twakabaye dufite ntacyo twakwaye dupfa nabo. Ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, ari bo batizera. Kuki batizera? Sikane bavuga ngo barizera. Kwizera kwabo ntabwo kwabahije umwuka wera w'ukuri turuka kuri Kristo. Byumvikane ko kwizera bafite ntabwo ari ukwizera k'ukuri kw'igiciro cyinshi twahawe uturuka ku Mana. Abo Imana y'iki gihe ari we Satani abafiteho ubutware yahumiye imitima yabo, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Umucyo wa Kristo ugomba kubatambikira. Niyo mpamvu iyo tubagenzuye ku mwuka twahawe tubanenga, tukabajora, tukabonamwo gukiranirwa gukomeye no kuyoba. Ku murongo wa 5 akagira ati kuko tutabwiriza abantu ibyacu. Uwo ni Pawulo. None se n'abatabwiriza abantu ibyacu, noneho se tubabwiriza ibyandi? Turakomeza avuga kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ubwa Yesu. Kandi murongo wa 6, Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge
bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. So Pawulo rero imyigishirize ye mu Bagalatiya ahangaha aratwiyama akavuga amagambo akomeye akagira ati, Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 6, katurebe umurongo wa 6, no igice cya mbere umurongo wa 8, ngo ndabatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu. Ni ukuvuga ngo aba bantu b'Abagalatiya Pawulo ajya kubandikira yari yababwirije ubutumwa bwiza, noneho haza abandi bantu bavuga bati mwarizeye, that's good, natwe turabizeye, ariko kandi hari icyo mubura. Arakomeza agira ati, ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Iyo tuvuze nka kugoreka tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga ubutumwa bw'ubuntu gusa n'agakiza ka Yesu Kristo, umuntu gushaka kubugoreka. Satani ubu ngubu ntashaka kuvuga ngo Yesu ntiyabayeho. That is a historical fact. Ntashaka kuvuga yuko Bibiliya itabaho. Oya, ahubwo yinjiramo. Nyamara kuyinjiramo akayikoropa. Noneho agakora icyo bita subversion. Kuva kwinjiramo agatangira kuyikora interpretation ye. Agatangira kuvuga ibye yongeraho. Nkuko yabikoze no muri Eden. Muri Eden yamenye yuko babujijwe kurya igiti. Arangije cya giti aravuga ati, Imana yaravuze ngo ntimukirya ntacyo muzaba, ngo tuzamenya ikibi n'icyiza. Icyo Satani yarabizi kandi kuko byari byanditse. Ibyo kubigira ikibi n'icyiza aravuga ati ibyo ni ukuri rwose muzamenya ikibi n'icyiza. Ariko ikibazo cyo kuvuga ngo muzapfa wapi? Ubwo yinjiye mu by'Imana yategetse n'amabwiriza yayo, atangiye kubiha umurongo wabyo we bwe. Byatumye bakora icyo abamwumviye batuzaniye urupfu. Naho umurongo wa 8 uravuze ngo, ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru avumwe. Icyo nimaze kukivuga sishaka kugitindaho. Nkaba rero nshaka kugira ngo hanga kuri no ngingo ndangiriza aha, tukavuga kuri na White, ari mvuze n'abandi babayeho mu gihe kimwe nawe, ndetse n'abaye mu gihe cya mbere cyane bagerageje kwinjira, ariko ikiza nuko babayeho nyuma ya bose babayeho nyuma ya Paul. So Paul nibyo yavuze aha ngaha turabibona, ndetse hari n'ijambo umuvandimwe yavuze dusanga muri Yohana, mbere ko tujya kureba. Ndashaka ko twihuta kugira ngo tugerere ku buhanuzi bw'ibinyoma cyangwa se ku kigaragaza ko Ellen G. White ari umuhanuzi w'ibinyoma. Yes ibyo ndabyumva. Hanyuma Eric wikinaza kudukorera ni ukuza kutwereka niba koko ibintu yavuze Ellen G. White byari bimuriho koko. Yego, nuvuga ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaba mu isi, bakaza mu isi. Iki kiba ari cyo kimenyetso kitumenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwe wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Ni ukuvuga umwuka wa Antikristo wageze mu isi. Igihe cya Yohana hari ikibazo gikomeye cyane. Muri kino gihe ntabwo kigihari. Nta muntu wakana usibye abantu bakeya, ariko abenshi bazi yuko Yesu yaje mu isi ari umwana w'Imana. Amadini arabyigisha, yaje no kuganza rwose abantu barabyemera. Ariko se kuki mu gihe cyayo niba ibyo Yohana yavuze twahawe umwuka nk'uwo Yohana yari afite, tugomba kugenzura n'ubundi buyobe buza mu gihe cya nyuma Paulo atabonye, Yohana butabayeho mu gihe cya Yohana, nabwo tukabwamagana. Urugero, Yohana yavugaga bano bantu bigishaga yuko Yesu ataje yambaye umubiri, ni abantu b'idini ry'aba Gnostics. N'ubu kandi bariho, nibo bahakana ubumana bwa Kristo. Abangaba rero bariho igihe cya Yohana, ababwira yuko abameze batyo, abigisha batyo, tumenye yuko abo ngabo batavuye ku Mana. Naho ku murongo wa 4 akavuga ngo bana bato muri ab'Imana,
kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo ni ab'isi, niho gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo niyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. So rero nkashaka kugira ngo ahangaha sinjya kubisobanuraho byinshi. Umwuka uyobya uwo ari wo atuma tutumvira ibyo intumwa zanditse, ndetse ugasanga ibyo zanditse ntabwo bidufasha, ahubwo ibyaje hanyuma byazanywe nabo twita abahanuzi bacu, tukaba ari byo dukurikiza, cyangwa se tukabirutusha bigasimbura ibyo intumwa zanditse. Rero Imana ibahe umugisha. Tumva ni ukuvuga ngo wowe igisobanuro duhaye ku bahanuzi b'ibinyoma niyo mirongo yose wagiye udusomera. Yes, umuhanuzi nasomye mu isezerano rya kera gutegeka kwa kabiri, nsoma isezerano rishya, ibyo twahawe mu Batesalonika ba kabiri n'Abagalatiya, yuko abahanuzi b'ibinyoma bashobora no kuba kugabura ibyo gukiranuka bakababo. Ahubwo jyewe ndangiza avuga ngo umuhanuzi w'ukuri tugomba kumugenzuza ibyanditswe, tukareba niba ahuza n'intumwa n'abahanuzi. Abiberoya nicyo bakoraga kugira ngo bemere Pawulo, nuko ibyo yavugaga babihuzaga n'ibyanditswe. Rero waba hari akantu kamwe uhujeho na Eric, aho agaragaje ko icya mbere agomba kuba akurikiza amategeko yose y'Imana, aka kabiri ariko ngo uwo muntu nyine akaba n'ubundi agendera ku buhanuzi bw'abandi bahanuzi bo muri Bibiliya. Ni ikintu cya mbere agaragaje kiranga umuhanuzi nyakuri. Yewe ntabwo ariko bifata ryo, ntabwo njya mu by'amategeko cyangwa ibindi, cyakora nemeye ko ashobora kuba yera imbuto akiranuka, ariko sensi yavugiraho y'amategeko bishobora kuba bijyana n'amategeko yaharatuwe ku mabuye, byo Ellen White yigishije. Mubaze kuko muri kumwe bari yavuga. Murakoze, ngira ngo iki kiganiro nicyo twabanje twagarutse kuri ino kese y'amategeko cyane, ku buryo ntiteze ko twongera kuyatindaho, kandi twasanze ikibazo ari n'itegeko ry'isabato kuruta andi mategeko, kuko andiyo ngo yerera mu bantu b'Imana, kereka isabato amaze kuvuga ko yasimbuwe na Kristo. Iyo fenomene kugeza ubu njye ntabwo ndayumva. Burya andi mategeko yose yerera asohorezwa mu bantu b'Imana, agahinduka imico yabo, ariko ku bijyanye n'isabato byo ntibisohorerwe mu bantu b'Imana, ahubwo igasimbura Kristo. Iyo fenomene yo kugeza ubu nabuze uko nyumva na Kristo. Reka muvandimwe mufashe, kandi simbufasha, nasaba Imana kugira ngo duhishure twese turi abantu bakeneye kumenya, n'abazadukurikira nabo ndabasaba kugira ngo be kuba abafana gusa, ahubwo umwuka w'Imana abafashe. Ni ukuvuga ngo Bibiliya dukwiriye twese kuyisubiramo tukayiga, tutayigishwe n'amadini noneho, bigasaba tukaniyiriza kugira ngo tubyige. Iyo turebye itegeko rya 4 ryaje rite, ubaze ko mwarivuzeho cyane. Nagira ngo ndirangize wihangane gatoya, kuko bino bintu ni ibintu bikomeye. Tegeko ko mwarivuzeho cyane, twaturi mu kwirebera abahanuzi b'ibinyoma. Oya, tugiye kubijyamo nabyo mu kanya. Haravuga ngo gutegeka kwa kabiri, ahangaho kuko hari abantu bashobora kubyumva ariko ntubagiye kubyumva, na Eric abyumve. Gutegeka kwa kabiri igice cya 5, gutegekwa kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 15. Kandi ujya wibuka yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagukuzayo amaboko menshi n'ukuboko kurambutse. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana yawe igutegeka kuziririza umunsi w'isabato. Ahangaha turabona yuko iri tegeko ryaje mu mategeko 10 yahawe abana ba Isirayeli, ndetse aya mategeko isabato ubwayo n'amasabato yose muri rusange ahinduka n'ikimenyetso kuri bo. Muri Abisirayeli no mu gihe cy'Abaroma babategeka n'abanyamahanga aho bagiye, ikintu bamenyeragaho cyane ni ukuziriza isabato. Kuko bajyaga hose bagendaga bavuga twebwe dufite Imana yacu. Iyo Mana hari umunsi utagomba gukora akazi, abantu bakabimenyera kuri icyo. Ntabwo abadive nto tubamenyera. Iyo ubonye umuntu afite Bibiliya ku munsi w'umuganda, ntabwo ushobora kumuvuga kuko inyamaswa yakumira. Umubwiye uti ukora umuganda afite Bibiliya, batamenya ngo ni umudive. Nawe ushatse kujya gusenga wiyoberanyije, bavuga yuko uri umudive ku muganda. Byumvikane ko kibaye ikimenyetso cyabo na bugingo n'ubu.
ariko imana si byo yashatse ikimenyetso cy'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo kamere y'imana muri twe aba ari tugaragaza nk'abana b'Imana. Noneho ntatinze, uyu murongo icyo tubwiye abantu babyumve ni uko amategeko 10 yaharatuwe ku mabuye. Iri tegeko ryajemo kandi rizana n'ikirango kizaranga Abisirayeli iminsi yo kubaho kwabo bose nk'ubwoko kugeza kuri Kristo. Twebwe rero kandi iki kiruhuko wibuke yuko ari ikiruhuko cy'umubiri. Twebwe ikiruhuko twahawe ni ikiruhuko cyo mu mutima, niwe Kristo muri twe. Niyo mpamvu waba mu Bushinwa, waba mu bihugu mu Bayisilamu, ushobora kuba mu Kristo kandi mu ibanga. Ikimenyetso cyawe ni umwuka wera. Ntabwo ari ukubabwira ngo afashe Bibiliya ndayeguye ngiye gusenga ku isabato, kuko bigenze utyo bo ntibabyemera banda kwica. Nko mu Bushinwa abakristo baho bahari ntabwo bagira umunsi wo kuruhuka. Reka da mu bihugu uzajye muri Saudi Arabia abakristo barahari, njya mvugana nabo. Umunsi wo kuruhuka ni uwa gatanu Juma w'igihugu. Boro ntabwo bashobora kuvuga ngo ejo ni isabato cyangwa ni icyumweru tugiye kuruhuka. Ubwo rero nta mudivantiste ubayo. Sinamenye bagezeyo baragwa benshi. Bozi burya isabato ni baranga. Bagushwa n'ikizi kuko barese isabato se yayibangikanya n'ifaranga. Abagiye bazakubwira wewe wabukorera ukora mu nzu y'umwarabu urakora ushaka amafaranga ukamubwira ngo umusiri mukore ngo ni isabato. Ariko bana abantu bacu bozo bari bibazo. Icyo ashaka kubivugaho mu mikrofone. Nahinze ko tutazagaruka ku isabato ariko nta kundi. Guteka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 15 hatubwiye ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana yagutegeka kuzeza umunsi w'isabato kubera yuko wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa. Ndumva aricyo paseri ashimangiye cyane. Ariko n'ubundi amategeko yose Uwiteka yahaye Abisirayeli afite iyo introduction mu kuva igice cya 20 umurongo wa 2. Imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ishyiraho utudomo 2 ibarondorera amategeko. Ubwo no kuvanamwe rya 4 kukaba ari ryo w'Isirayeli nanone byo kuba ari rwo rwibutso rwo kuva mu Misiri, kandi nandi mategeko ari uko nguko yatangijwe. Kandi itegeko rya 4 riravuga ngo wibuke, twabivuzeho cyane. Ikintu kijya kitindwaho ni imirimo Yesu Kristo yakoze. Hari umumama twaraye tuganiriye ukurikira ibyigisho byacu, ndamukunda ajya mpana mu kinyabupfura, umumama w'umurundi kazi mushaka kuba muziranye cyane, ariko ajya mpana tukaganira ibintu bikomeye, anyereka yuko nkwiriye guhinduka rwose. Ariko hari amagambo naraye mwibukije, uretse ko nyine n'umwuka w'Imana wo kwigisha abantu. Matayo igice cya 12 Yesu Kristo yagize imirimo yemerera abigishwa be gukora. Avuga ati yambazaga ngo ese wakwemera kwikorera matera, wakwemera kujya gukura ibijumba, nandi magambo akomeye. Ariko nasomye amagambo ya Yesu yisobanura kuri ibyo birego. Abayuda abafarisayo bamureze. Buriya Bibiliya ni nziza kandi keretse nyine iyo tudashaka kumva naho ubundi byayo birumvikana. Igihe bari bamubajije impamvu abigishwa be bari gukora ku isabato, igice cya 12 cya Matayo umurongo wa 3, nawe arababaza ati mbese ntimwasomye ibyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari bari kumwe, ko yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa, amategeko atemeye ko ayirya? Bivuze ngo Dawidi yakoze igikorwa kidasanzwe gikorwa kuko yari imitsima mu buturo bwera kandi ari imitsima yemerewe kuribwa n'abatambyi. Ubwo ni mu gihe kiri special cyangwa se igihe kidasanzwe yemerewe kuyirya. Umurongo wa 5, cyangwa ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero nyamara ntibabeho umugayo bitewe n'imirimo bari gukora? Yesu arababwira ati ariko noneho ndababwira yuko urutu rusengero ari hano. Yarivugaga ari we Yesu Kristo. Ahita nababwira ati kandi ngiyewe ndi umwami w'isabato. Noneho Yesu Kristo akora ikindi gitangaza ku murongo wa 9, asanga umuntu yunyutse ukuboko. Mbere yuko amukiza niwe wabanje kubabaza ikibazo. Noneho arabaza ati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Oya, nibo babimubajije nacyo bamubaza ngo yemera gukiza umuntu ku isabato. Nawe ababaza ikibazo, ko mwebwe iyi ndogobe yanyu cyangwa iyi ntama iguye mu rwobo kuki muyikuramo ku isabato? Ahita ababwira ati rero umuntu aruta intama cyane.
bivuze ngo nigeze kuvuga amategeko abayuda bagiye bongera ku mategeko y'Imana. Mu mategeko bongeyemo hari harimo kurengera imitungo yabo, ariko kurengera umuntu uri mu kaga ntabwo byari birimo. Yesu Kristo mu rugamba yagize rwo gusobanura amategeko y'Imana, itegeko ry'isabato yarisobanuye yakoze ibikorwa. Nigeze kukomoza ku kibwirizwa kirekire Yesu Kristo yabwirije muri Matayo 5, avuga ko amategeko akwiye kubahirizwa, ko akwiriye kuva mu mitima. Avuga ati nunareba umugore w'abandi ukamwifuza uburi umusambanyi, nutuka umuntu ufite urwango mu mutima wawe uri umwicanyi. Itegeko ry'isabato ryarisobanura akoresheje ibikorwa, ababaza kubera iki intama muyikuramo, mugacukura kugira ngo mwongere umwobo muyikuremo, ariko umuntu ntabe yakira. Icyo kibazo nawe wakibaza ukuntu aba bayuda bari baragenje amategeko y'Imana. Maze no murongo wa 12 aravuga ngo nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Ntabwo yavuze ngo nuko rero isabato nsimbuye isabato, ahubwo asobanuye ko amategeko atabuzanya gukora neza ku isabato. Kandi uyu ni Yesu Kristo watanze amategeko ku musozi Sinayi, ararisobanura. Gufata isabato ngo ryasimuye na Yesu sindabyumva pe pastor, ntabwo ndabyumva. Reka isabato tuyiveho pastor. Tuvuga ku isabato kuko biterwa nuko umuntu ashaka gusobanura ikintu, ariko hari akantu ushaka kuvuga gatoya munyihangane, kandi ni gito cyane tukajya kuri Elena White nk'umuhanuzi, cyane cyane dushaka kuvuga ko abandi no muri rusaye twabavuze, ariko turavuga we. Paulo asoba impamvu jewe ibi mu byumve, Abaroma 2:12. Ahanga birasaba umwuka w'Imana kugira ngo rugende dusobanura ibintu byose. Niyo kuvuga gusoma biri udafite umwuka w'Imana urayoba. Dore nibyo abantu bagiye batubaza, bakavuga ngo niba musomye ahantu, ahubwo aho hana ndaho muguma basimura indi musoza ariho muvuga. Yego. Kuko gusoma imirongo myinshi ntago bivuze ngo nibwo musobanuye ibintu. Kuki mudahuza ku murongo? Reba nka Erika ahantu dusomeye, aho Yesu agaragaje Dawidi uburyo yaviyoye isabato. Rya tegeko rya 4 cyangwa se amategeko yo barahawe, aho abatambyi bagiye babizirura bitewe n'imirimo baba barakora. Yesu ati urutu rusengera ari hano ni jewe. Arongera ubwo urumva ko ahise garagaza ko ari ukomeye kurenza itegeko. Nimwe mbashaka nifuza ko muhati nuko uhasomye muhite mureba kuki Yesu yavuze iri jambo ngo urutu rusengera ari hano. Bagaragaje ko aviyoye itegeko rya 4. None wese bati mwari muzi ko ngiye nduti iryo tegeko. Noneho aho niho mukwiriye kwicara. Aha rero ubu twatugiye mu mategeko kandi twadusunywa kujya mu mategeko, kandi twavuze ko tabyo tugomba gutindaho. Ahubwo giye biraningiza je kari akantu kugira ngo abantu babyumve na icyo impamvu iryo tegeko ryaje mu mategeko 10. Dore rero nibyo mwene data yaravuze ati haraho Yesu arababwira ati nabavanye mu gihugu cya Egiputa ngo ashyiraho ubudomo bubiri mwatangira kubabwira urutonde rw'amategeko yose. Byumvikane ko nari amategeko ari cyo yabahereye, ariko isabato yo singled out kandi iragaragara kuko barabaretwa ibaha kuruhuka. Ivyo rero bitandukanye n'andi mategeko. Niyo mpamvu noneho Paulo mu rwandiko yandikiye Abaroma ku murongo iruce cya 2 umurongo wa 12 yavuze ku byerekeye uburyo amategeko azaciraho iteka abayahawe n'abatayahawe bose. Aravuga ati abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko ko abumva gusa amategeko atariho bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira no bazatsindishirizwa nayo. Arakomeza ku murongo uteye inkeke wa 14. Abapagani badafite amategeko y'Imana iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bahindukiriye amategeko, baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamwa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo bikabarega cyangwa se bikabaregura. Kandi rikitonderwa ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izabacira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishuwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Urumva yuko ubutumwa Paulo yahawe harimo n'icy'abapagani n'abatizera. Abapagane ikizabacira icyavuga imitima, ibyanditswe mu mitima yabo ni ibyaha bisanzwe, ntabwo harimo isabato y'ikiruhuko. Kuko isabato y'ikiruhuko ntabwo
abapagane jyewe navutse nzi ko kwiba, kwica, gusambana, kuroga, kubeshyera umuntu, kubeshya, kwifuza iby'abandi ari icyaha byari bisanzwe bizi n'Abanyarwanda ba kera, na leta zirabihanira. yes. Ariko iyi sabato ntabwo yarimo. Abanyarwanda barabandwaga, bari bazi, barahoraga n'izigo wabiciye, n'uwabaga bibye cyabaga ari icyaha, n'uwasambanaga baramurohaga. Ubu rero Pawulo aravuga ngo ibi nibyo Imana izaciraho abatamenye Yesu w'abapagane n'abatari bamwumvira, ubu bazacirwa iteka. Ubu ni ubutumwa yahawe. Ariko ahangaha isabato ntabwo irimo. Ntabwo abantu bazacirwa isabato ko batayiruhutse, kuko ntabwo ijyanye na kamere muntu muri ya mategeko ajyanye n'ibitekerezo by'umuntu bimurega cyangwa bikamuregura. No, niyo mpamvu rero tugomba kumenya neza bino bintu kandi tukabisobanukirwa. Abapagani ntabwo nibakiranuka ku bindi, isabato batayimenye ntabwo izabahorwa, kuko iri specific. Ariko ikiruhuko cyacu twebwe ni Kristo Yesu. Ubwo aragerageza mwene data kugira ngo abyumve, ntabwo ashobora kubyumva none, ariko buhoro buhoro Imana izabimwumvisha niba ari uwo kujya mu bwami bw'Imana. None reka tujye kuri gahunda nk'uko abishaka. Impamvu tuba dukora ibiganiro ndabizi, sinzi ko wapfa kwemera ibyo Eric avuga, na Eric sinzi ko wapfa kwemera ibyo uvuga. Oya, ntabwo yabyemera, nta nubwo yanabyemera hano. Ashatse kubyemera byemera mu ibanga akampamagara inbox. Ahangaha yaba akoze ishyano, ntabwo yarimbuza ubwoko. Ngo twebwe icyo dushaka ni ukugira ngo ahubwo abadukurikiye bajye barobanura, bumve ese ibiri ukuri ni ibihe, ibitari ukuri ni ibihe. Basa musengesho rigufi cyane. Murakoze Mana ihoraho yo mu ijuru, turagushimye, uri Imana igira neza kandi Imana idukunda, ntabwo wifuza yuko tuyoba. Ijambo ryawe riravuga ngo muri Yakobo igice cya 5:19 kugera ku 20, aravuga ngo ariko umuntu nayobora uwayobye akamukura mu nzira yayobeyemo, azaba akije ubugingo urupfu. Ni muri urwo rwego twibwire ko kuyoba kuza n'urupfu. Turasaba rero kugira ngo Umwuka wawe wera ayobore abo watoranyije bose, kugira ngo bizere ukuri nyawo gushimisha. Byambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tugushimire wowe nshuti warubanye natwe, komeza gusharinga ubutumwa bwiza hirya no hino, kandi mukomeze kubana natwe kuko tubafitiye byinshi byo kumenya no gusobanukirwa. Mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom, shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.